telefone warega birambika niba bidakiza ni nk'ibiro kingahe umva ni amasegonda 30 ntabwo nibuyarenze bandika telefone utadukuye ku murongo tukwihanganira umunota umwe tudukopere babirambi kubanza uko ibyo ukora mara kuyibikora wongere ufate telefone yako kuko ntabwo wakoresha telefone ufite amazi ku ntoki asubundi yego muri gukora muri service za Mokash muri gukoresha Tigo dukoresha mu igikorwa cya Airtel Tigo bitewe nuko bamaze kwagura mu banyamuryango ubundi Mokash ku bari basanzwe bayikoresha bari bamenyereye ko bishyura inguzanyo mu kwezi kumwe kandi inyungu yari 9%. Ariko Airtel mari bitewe nuko yadusazimo umwanya idusabamo service niyo mpamvu twabanguriye muri service tubamenyesha ko nyine aka kanya dukeneye abanyamuryango benshi muri Mokash kuko twamaze kubagurira igihe cyo kwishyura twabagabanyiriza n'ibiciro by'inyungu. Wabyumvishe neza ubwo se umuntu udashaka gukoresha Mokash bigenda bite utabishaka nabwo nta kibazo none twagushyira muri service umva udakeneye kuko niba tukubwiye ngo ni inguzanyo ntago